Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Nezejwe n'Imana mu mutima ko uyu mwanya tubonye kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Reka basabe kugira ngo dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye data wa twese Mana ishobora byose. Turaguhimbaje cyane igihe nk'iki ngiki twemereye kumva ijambo ryawe n'icyo dushakaho. Nyagora ku ngoma ni kubw'imbaraga zawe kuba tukiri bazima kandi duhumeka. Nushimwe cyane kandi wamamare Nyiringabo. Ndagusabye cyane ngo tubabarire tweze. Turi abanyabyaha kandi turi babi, turi abanyaminwa yanduye, ariko twezeshe neza yawe mu izina rya Yesu Kristo. Tuboneke imbere yawe twera kandi dutekanye, tunatunganye mu izina rya Yesu. Nyiringabo bana natwe uyu mwanya tuze kuwungukiramo kandi tuboneremo ibyiza kuko ari byo utwifuriza. Bana natwe rero Uwiteka dushyigikire mu izina rya Yesu mbigusabye nizeye. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana turaza gusangira turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 15. Imana itugirire neza. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo kugira ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Kristo Yesu umwami wacu yararimo abwira abigishwa be ukuntu we ari umuzabibu kandi amashami ari twebwe tumuriho tumuteyeho. Kandi ababwira ijambo rikomeye, arababwira ati nk'uko ishami ritari ku muzabibu ridateye ku giti cy'umuzabibu ritabasha kwera imbuto, ngo niko natwe tumeze. Avuga ati ni njyewe muzabibu w'ukuri kandi data niwe ugira gute uwuhingira. Imana ngo ni nyirawo ugira gute uwuhingira. Hanyuma ntabwo yavuze ko ari umuzabibu w'ibyatsi, ahubwo yari arimo gushushanya uko twebwe tumeze kuri Kristo, uko abantu bizera Kristo tumeze. Twebwe tumeze nk'amashami kuko ibiri muri Kristo ari byo tuvoma, hanyuma tukabasha kugira gute kubaho no kubona ibidutunga ndetse bihagije. Ntabwo twabasha kubaho rero tudafite Kristo. Umuntu wese udafite Kristo ameze nk'ishami ryavuye hehe ku muzabibu. Nta bundi buryo ryameramo uretse guhita ryuma, kandi ikiba gisigaye ni ukugira ngo ritabwe hehe mu muriro hanyuma rishye. Rero aravuga ati ni jyewe muzabibu kandi data ni nyirawo ugira gute uwuhingira. Imana itugire neza. Tuvuze ku muzabibu, urabona umuzabibu ubuhingiye, uhinzwe ahantu heza, barawushyiriyeho ifumbire, hanyuma bamara kuwushyiraho ifumbire ugakura ukazamuka bikarinda bigeraho ugira amashami. Rero ayo mashami avoma kuri uwo muzabibu, yamara kuvomaho nayo akagira gute akera imbuto. Izo mbuto nizo mumaro, izo mbuto nizo ziba zigenderewe. Rero uko biri kose niba duteye kuri Kristo tugomba kwera imbuto ashaka yuko tugira gute
ko twera, Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Aravuga ati rero ishami ryose ritera imbuto agira gute? Arikuraho. Ishami ritera imbuto Imana ngo igira gute? Irukuraho. Nyir'umuzabibu araza akarikuraho. Umuntu ateye imizabibu ahantu akaza agasangamo ibyatsi arabirimbura, ntabwo mu murima uteye umuzabibu ntabwo haburamo ibyatsi byameze, ariko nyir'umuzabibu agira gute? Araza akarandura akajugunya. Abiyitirira Kristo abo ngabo bagomba gukurwamo. Icyo cyo ni ukukimenya kandi niko kuri, ni nako bimeze. Abiyitirira Kristo abumva yuko ari abakristo ariko nyamara atarabe, ni bya byatsi byameze muri rwa rutoki rw'umuzabibu. Aho ngaho nyir'umuzabibu agomba kuza akarandura akajugunya, kandi ibyatsi biranduwaho nta kindi byamara uretse kubirunda ahantu bikuma bikabora. Urumva nta mumaro w'ibyo byatsi byameze hehe? Mu muzabibu. Hanyuma aravuga ati ishami ritera iki? Imbuto. Iryo ngiryo araza akarikuraho. Hari igihe mu muzabibu hazamo rwose, hazaho ishami rikagenda rigatohagira, rigakurura ubuzima muri wa muzabibu, rikagenda rigashisha, rikamera neza, ariko rikabirya ikigoryi, ntiribashe kugira gute? Kwera imbuto. Iyo nyir'umuzabibu aje agasanga ari ishami rimeze gutyo ryabaye ikigoryi, arikuraho. Dore ikintu gikomeye, iyo umuzabibu ufite ishami rinini ryiza ariko ry'ikigoryi, araritema akarikuraho. Ariko iyo umuzabibu ufite navuga agashami gatoya kariho urubuto rumwe, ako ngako aragasigasira. Turebe nk'umuhinzi w'urutoki, mu rutoki rw'insina, ubaye ufite insina irimo ubaye ufite urutoki rurimo insina, muri izo nsina hakabonekamo insina ikagenda igakura igakurumba ikaba ndende inabyibushye, ariko ukabona nta gitoki izigera izana. Iyo nsina ntabwo wayitera inkingi, eshwi uhita uyitema ukayikuramo, ukagenda ukajugunya, cyangwa ukayihindura ifumbire ikaborera aho ngaho. Ariko iyo hari insina ifite agatoki kamwe, iyo ngiyo uzana ibiti, ureba inkingi, ukaza ukayishyigikira, ukayitera kugira ngo ikomere n'ako kazere. Bisobanuye yuko ntabwo wareka rya shami ryakururumbye, ntabwo wareka ya nsina itazagira ikimara ngo uteme ka gashami gatoya kariho umuzabibu, kariho urubuto rumwe. Oya, ahubwo ako nako uragashyigikira. Yavuze ijambo ryatubwiye ngo ishami ryera imbuto ngaraza akaryanganyaho amahajya yayo. Ahubwo bya bindi bituma itazera neza, bya bindi bituma wa muzabibu utamera neza, araza akabikuraho. Ya mababi aba yarabaye umuhondo akayakuraho, ya makoma aba yarabaye umuhondo akayakuraho, kugira ngo kazere kameze neza. Ibituma izuba ritakarasira neza akabikuraho, kugira ngo izuba rigereho. Ibyatuma katazabasha gukura neza, ndetse n'ayo mashami arimo gukurura ku muzabibu ubuzima, kandi atazagira icyamara, ahubwo ari kubangamira ayo yandi yera, araza akayakuraho, akayatema akayakuraho. Rero bivuze yuko tudafite Kristo, tutari kuri Kristo, nta kintu tumaze. Mu rutoki rw'umuzabibu haramutse hamezemo ibyatsi atari amashami ateye kuri uwo muzabibu, nta kintu biba bimaze uretse kubirandura bakajugunya. Rero tudafite Kristo ntacyo tumaze, tudateye kuri Kristo ntacyo tumaze, kandi tumaze gukurwa kuri we nta kintu nabwo tumaze. Kandi imbuto dukeneweho igihe tutarimo kuzera nabwo nta kintu tumaze, kuko tugomba gukurwaho. Ntabwo wajya mu gakiza ngo uvuge ngo mazemo igihe ngo mfite oya, ntabwo ibyo wabirata utarimo kwera imbuto umwami agushakaho. Icyo gihe yaza agafata agakuraho akajugunya. Ukwiriye kugenda ukuma bagata mu muriro. Icyo ni igihe utarimo kwera imbuto ukeneweho.
rero dufite Kristo, turi kuri Kristo, turi amashami. Twebwe turi amashami nk'uko yabibwiye abigishwa be. Twebwe turi amashami amuteyeho, kandi ishami rikurura buri kimwe cyose kiri ku cyo riteyeho. Ubwo bivuze ngo dufata buri kimwe cyose, tubasha gufata ibyiza byose byo muri Kristo. Niba ari ijambo araridu, niba ari amasezerano araridu, ibintu byose dukwiriye tubikura muri Kristo. Utari muri Kristo ntabwo abona ibyo byiza, kandi nawe ubibona niwera imbuto, nubibyaza umusaruro, nubikoresha icyo ukwiye kubikoresha, nta kintu maze, ahubwo igikurikiye ni ukugukura kuri Kristo ukajugunya. Ariko Imana itugire neza, kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Imana idushyigikire, idufashe kwiga, itwigishe kumenya uburyo twakeramo imbuto dukeneweho, itwigishe kumenya uburyo twayikorera mu buryo bukwiriye, tukaba duteye kuri Kristo, turi imizabibu ya nyayo, tukera n'imbuto Imana itwifuzaho, aho kugira ngo tujyemo dukururume, tumere nk'ishami rishishe ariko ritazagira umumaro. Rero ari ishami rishishe ritazagira umumaro, ntacyo ryaba rimaze, baraza n'ubundi bakarikuraho. Uvuga ngo riteye ku muzabibu, ibyo nta kintu bivuze, ahubwo bagira gute? Barikuraho. Ikizima naza azasanga hari urubuto byibuze mfite. Imana itugire neza, kandi Imana itwifashirize. Dukomeze dusangire ijambo ry'Imana. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Uko biri kose, ijambo Kristo aduha, abigishwa be ijambo yari yarababwiye, yararema babwira ko rimaze kubeza. Abarobaga amafi bavuyeyo, abari abanyabyaha barabiretse, abari bameze nabi basigaye bameze neza. Ijambo yari yarababwiye ryari rimaze, ubutumwa bwiza yari yarababwirije bwari bwarabahinduye abana b'Imana. Kuko ijambo ritubwira ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, kandi rirongera rikatubwira ngo icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 12 arababwira ati icyakora, Yohana arimo yandika aravuga icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kristo yaduhaye ubushobozi bwo kujya gute? Kuba abana b'Imana. Rero ijambo yari yarababwirije ryari ryarageze gute? Ryarabahinduye abana b'Imana, bari baramaze guhinduka. Natwe kubw'ubutumwa bwiza twumvise, kubw'ibyiza byose twumvise, twamaze guhindurwa n'ijambo. Nta kindi cyaduhinduye uretse kumva ubutumwa bwiza, hanyuma natwe tukemera, tukizera, tugakurikira Kristo. Icyo nicyo cyaduhinduye, natwe twahindutse abana b'Imana. Imana itugire neza. Nyuma rero arababwira ati none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ijambo twabwiwe ryaratwejeje. Kuba warabwiwe ijambo warangiza ukizera, ibyo byamaze kugira gute? Kutweza, byamaze kuduhindura, bidukura muri karande, bidushyira mu buzima bw'iteka, bidukura aho twari kuzarimbuka, biduhereza ubugingo buhoraho. Imana itugire neza. Mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Abahereza kondisiyo ati mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Imana itugire neza. Ngo ibyakera byose biba bishize, byose dore biba bihindutse bishya. Imana itugire neza. Rero arababwira ati mugume muri nge. Aratubwira uyu munsi, nitwe tubwirwa, kuko iri jambo ni nge nawe ryandikiwe, kugira ngo tugume ngo muri Kristo, nawe agira gute? Agume muri twe. Ntabwo Kristo aguma muri wowe utamuteyeho, ariko numutera umuriho, uri ishami ku muzabibu, warangiza ukera imbuto ashaka. Icyo gihe uzaba uri muri we, nawe azaba muri wowe. Imana itugire neza, kandi Imana idushyigikire mu izina rya Yesu. Rero umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Imana itugire neza. Rero nituba muri we, nawe azaguma muri twebwe. Wihunga Kristo,
wimusiga ngo ugende, ahubwo mukomereho. Wiba ishami ryakuze rigakururumba ritazagira icyo rimara, oya, ahubwo guma kuri Kristo, ukomere kuri Kristo. Imana itugire neza kandi Imana idusanga ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jyewe. Ntabwo wavuga ngo ningenda ngo nkagenda nkaba mbivuyemo ngo bino nkaba mbiretse ngo nzakorera Imana ngo ntacyo. Oya, utari muri Kristo ntago byakunda yuko wakera imbuto. Nuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari mu muzabibu, ni nako natwe tutabibasha. Natwe ntabwo twavuga ngo turi kumwe n'Imana nta Kristo dufite. Udafite Kristo ntabwo wabasha kunezeza Imana. Udafite Kristo ntabwo wabasha gukora iby'Imana igushakaho. Niyo mpamvu tugomba guhirimbanira gukomeza kuba turi kuri Kristo. Ishami kugira ngo ribashe kumera neza, nuko na bya bintu biriremerera bituma ridakomera bikurwaho hanyuma rigakomera. Rero bya bindi bikuremerera, bya bindi bituma ushaka guhunga Kristo, bya bindi bituma ushaka kumuvaho, ibyo ngibyo bigukurura, ugomba kurwana kugera ku rwego ibyo ngibyo ubihunga, ibyo ngibyo ubisiga ukajugunya hanyuma ugakomera. Buriya ishami iyo riri ku giti ukabona hagweho ibintu hamera ibintu birifataho rikagenda riremererwa rikigonda rigeraho rikavunika, ariko iyo bikuweho iryo shami rigira gute? Rirakomera. Niba ubona nawe hari ibintu birimo gushaka kugenda bikubuza kuba wakomera, ibyo bintu byiyambure, ibyo bintu bireke, hanyuma ukomere kuri Kristo, nawe utangire kwera imbuto, cyangwa se ukomeze kwera imbuto Kristo akwifuzaho. Imana itugire neza. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nta kintu kizima na kimwe wakora udafite Kristo. Hari ibintu byinshi babishaka yuko tuva kuri Kristo. Hari ibintu byinshi bidukururira kukuva kuri Kristo. Hari ibintu byinshi biba bidukurura cyane kugira ngo umuntu ave kuri Kristo. Ni byinshi cyane. Hari ibifatwa nk'ibitunezeza, hari ibifatwa nk'ibidushuka, ariko byinshi bikaba bidukururira kukuva kuri Kristo. Nagira ngo ububwire rero, ibyo ngibyo bigukurura kuva kuri Kristo, ibyo bitera umugongo, ibyo bihunge, hanyuma ukomeze urugendo ufate kuri Kristo. Imana itugire neza. Kuba ubona abantu ngo yakoreraga Imana ngo basigaye asambana, nyine ibyo nawe byaramukuruye. Nawe ushaka kubireba ukumva nyine ushaka gusambana. Ibyo birimo birakuremerera, birekure, byikureho. Hari byinshi biba bituremereye gatuma uva he kuri Kristo. Wowe shami ukagondama, utangira ubanza kugondama, bikazarangira uvunitse ukuweho. Rero ndagira ngo nkubwire ngo komeza ukomere, utarebye ngo bino nimbivamo wenda ntiwanywaga inzoga, ukorera Imana uti nta kuntu namera neza ntakanyweye inzoka n'ibiki byose, ngomba kunywa gakeya. Ibyo ngibyo biri kugenda bikuremerera, bihunge, bisimbuke, ukomere kuri Kristo. Niba unezeza Imana utazinyoye, zireke, yego ziveho, uzireke, ureke kujya mu bintu bidakwiriye. Utavuga ngo ndabona nkwiye kwambara nanjye nkazamura akajipo nkagenda ngabajyaho. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo Imana igushaka. Niba utakoreshaga imisatsi, nta kintu mvuze, ariko ukaba wumva ushaka kuyikoresha, wenda wenezaga Imana utayikoresheje, akaba ari nabwo buryo gushakamo, ugomba kubikomeraho. Ntukore ibidakwiriye ngo uve ku Mana. Hari abantu benshi amara kubona amafaranga agahita abona ibintu atajya agakora, abona ko ari bibi, agahita abona ko
byabaye byiza. Ndibaza nubona bibaye byiza amafaranga akagenda uzongere ubone ko ari bibi, udese bizagenda bite? Ibyo bintu urumva uzabihoramo. Nyamara ukwiye kuguma kuri gakondo Imana yaguhamagayeho ufite. Niba Imana yaguhamagaye wumva hari ibyo utakora n'ubundi wibikora. Uko Imana yaguhamagaye gumuko korera Imana, uyikunde, wigumire kuri Kristo, kuko ibyo byose ureba ukabona byarahindutse byiza nyamara mbere utarajya kubona ko ari byiza, ibyo bizatuma uva kuri Kristo. Rero ntabwo ukwiriye kumuvaho, ahubwo ukwiriye kumukomeraho. Ibyo ngibyo bigenda bikuremerera ugenda ugondama, ibyo bireke, ibyo rwose bisimbuke. Wivuga ngo kubera ko nabonye amafaranga ntangiye guhembwa amafaranga menshi, ngure kumva nuko inzoga iyi niyi meze, ngo kubera yuko ndi guhembwa kubona amafaranga ahagije ndi gucuruza bikagenda, nkwiye kuzanamo n'umukobwa uzajya ureshya abagabo, ngo kubera yuko ndi kubona ibintu bigenda, nkwiye kuzanamo noneho wambaye uzajya wambara kamini akazamura akabereka ubusa. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye nshuti yanjye mwene data. Ibyo biri kugenda bikuremerera kandi bizarangira bikugondagonze bigukuye kuri Kristo. Uri umuzabibu, uri ishami riteka umuzabibu, ntabwo ukwiye gukurura ubuzima ku kindi kintu uretse Kristo. Utazamera nka rya shami ryakururumbye rigakururumba, ryariho ibyiza byose byo mu gakiza, ibyiza byose Imana itanga, ariko nyuma na nyuma kumpera bikarangira harebwa imbuto zikabura, nawe ugakurwaho ukajugunywa. Imana itugire neza kandi Imana itwifashirize. Rero Kristo niwe muzabibu kandi natwe turi amashami, tutamufite ntacyo twashobozwa, ntacyo twakora. Dukwiye gukomera kuri Kristo. Imana itugire neza. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakajugunya mu muriro agashya. Rero umuntu utari muri Kristo nta kintu aba afite uretse kugenda kuma agatwikwa mu muriro, nk'uko ishami riguye, nk'uko ishami ritemwe ku muzabibu rigomba kurundwa, hanyuma yaba yumye akatwikwa, nta kindi yamara. Dukwiye gukomera kuri Kristo bene data, tugakizwa haje ibibi, tugakizwa byongereye umuvuduko, tugakizwa ibibi byemerewe byahawe intebe, tugakizwa ikizira kinjiye ahera, tugakizwa. Imana itwifashirize. Ukabona umuntu agiye mu rusengero yambaye umugongo wose uri hanze, agatuza yakanitse, yambaye imyenda yamufunze kugera ku rwego buri gice cy'umubiri we kishushanyije mu myenda. Ariko se nshuti zanjye bene data, mu rusengero hamaze kuba aho amasarigoma ryari n'ibirara. Nyine ibyo bintu biba bikomeye. Wowe ushobora kuvuga ngo nibyo bigufashije, nta n'ikibazo, ariko wowe ushobora guteza ikibazo. Niba ugiye kwicarana n'umuntu ndetse muzima, ufite amarangamutima y'abantu bazima, umeze gutyo, si urumva abantu bamwe bazakwibaza bavuze huyu ameze ati, sari gutekereza usange birangiye wewe wagiye wumva ko nta kibazo nta nicyo bigutwaye, ahubwo uteje ibibazo, ugushije abantu. Kandi umuntu ugusha abandi uwo afite ishyano. Niyo mpamvu ibyo bintu mujye mubyira, umenye ahantu ngiye ahera. Kujya rero ahera ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ukuhubaha ukahereza agaciro kawe, ukamenya uwo uriwe n'ibyo ukwiriye kuba ukora. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Rero udafite Kristo ntacyo waba uri cyo. Ariko ageze ku murongo wa 7 aravuga ati, nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nituguma muri Kristo, haleluya, amagambo yakaguma muri twe. Ibyo yavuze ntabwo ari ugusomerwa ijambo buri munsi ngo ugende urimenyere ubyita akamenyero ngo nibyo bahora bavuga. Oya, ahubwo ijambo rikaguma muri wowe, ukamenya yuko ijambo rivuga ngo gukora icyaha ni bibi, ntabwo byemewe. Ibyo ngibyo ukabyirinda. Ibyo nibyo Kristo avuga. Nimuguma muri nge
amagambo yanjye akaguma muri mwe. Hari abantu bitwaza iri jambo kavuga ati rwose ndasenga kuko ijambo ari bukurivuga. Iki ni ikintu gikomeye. Nimuguma muri njye, uri muri Kristo, mbese uri rya shami riteye ku mwami, uteye kuri Yesu Kristo. Bani tugire neza. Hanyuma se niba muteyeho amagambo yari muri wowe, ibyo yavuze biri muri wowe, ibyo dushakaho biri muri wowe. Yatubwirije ubutumwa, hari byinshi yatubwiye ati ntimukagire gutya, aha nabigishwa be, ntimugasambane, ntimugatukane, ntimukagire gutya, nimwiyirize ubusa, ntimukabigenza gutya, mujya oya, ntukavuze induru ibibazo bibaye. Jya wibuka ijambo nakubwiye n'ubu uri mu bikomeye. Niba amagambo Kristo yavuze ari muri wowe, mbere yuko ugenda ukavuga ngo Mana ngo ndasaba ngo ntusubize, banza umenye ngo ndi muri we. Yego uri muri we, mbese amagambo ye ari muri njyewe. Mana tugire neza, iri jambo turyumve neza. Ushobora gusaba ugatinda guhabwa atari uko amagambo atari muri wowe, atari nuko utari muri we, ahubwo ari igihe byarumviswe ugomba guhabwa, ariko wenda igihe yateguye cyo kuza kuguha kitaragera. Ntabwo ari uko uri umunyabyaha kuba utarimo gusubizwa, oya. Hanyuma rero niba amagambo ye ko kari muri wowe, vuga ati nimba mfite ibintu bihagije nkwiriye no guha abandi, ibyo ukaba ubikora kuko gutanga nabyo yarabitubwiye. Niba ushobora guca ku muntu arimo gukora icyaha ukamucyaha, kuko nabyo ni byiza. Niba ushobora kutishimira ibibi bya bagenzi bawe, ibyo nabyo ni byiza. Ugenzure urebe ko icyo avuga kiri muri wowe, urebe nimba amagambo ya Kristo aba muri wowe, nimba utibereye mu bibi. Ntabwo kuvuga ngo amagambo yari muri njye wari ukuvuga ngo nabarotse cyangwa se ngo nafashe mu mutwe amagambo yose yanditse muri Bibiliya. Ntabwo ari cyo. Yego, ntabwo ari ibyo ngibyo kuvuga ngo nafashe ijambo ry'Imana mu mutwe ngo rivuga ngo ntimugakore ibyaha, warangiza ukabikora. Niba urifite mu mutwe urizi ko rivuga ngo ntugakore ibyaha ariko ukaba ubikora, ntabwo iryo jambo riri muri wowe. Ahubwo menye ijambo, umenye n'icyo rikubuza, hanyuma ntugikore. Nuba utagikora, icyo gihe uzaba uri muri Kristo kandi n'amagambo ye azaba ari muri wowe. Hanyuma rero tubwira ati nimuba muri njye n'amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana tugire neza. Turi imizabibu, turi amashami ateye kuri Kristo, ariko dukwiye kumugumaho. Ibituremera byose, hari igihe kijya kigera umuntu akumva wenda hari ibintu ashaka ariko bitari byiza. Ukumva uri umusore, urumva ushaka gusambana, urumva ushaka kurara unywa amayoga n'abagenzi bawe, ukumva ushaka gukora ibintu bidakwiriye. Ibyo ngibyo bikuremerera, ugenda ubihunge, umenye kuri muri Kristo n'amagambo yakwiriye kuba muri wowe. Rero ushobora kuba ujya gusenga, ujya muri korari, ibintu byose rwose by'itorero ubikora neza, ariko warangiza amagambo ye nabe muri wowe, ugakora ibibi. Ibyo ukabyumva, ukumva icyo ijambo rivuga, ukavuga ngo ndi muri Kristo, ariko amagambo ye ntabe muri wowe, kubera ko ntabwo ukurikiza icyo ijambo rye rikubwira. Rero nshuti bene data, dukwiriye kuguma muri Kristo, dukwiye kumukomeraho, dukwiye kwiyambura, kwikuraho bya bindi byose bigenda bitwirukaho, bishaka kugonda iryo shami, hanyuma bikazarangira rigize gute? Rivunitse. Dukomere ku mwami wacu, kandi nzi yuko tuzamukuraho ibyiza cyane. Kavuga ngo uguma muri njye, amagambo yanjye akaba muri we, uwo nguwo azasaba icyo agira gute? Icyo ashaka, kandi azakibona. Hari ijambo ritubwira ngo mukomanga muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Ariko hano hari ijambo nanone ritubwira ngo abari muri Kristo ngo nimuguma muri njye n'amagambo yanjye akaba muri bo. Rero ntabwo ari buri wese uzakomanga ngo akingurirwe, ntabwo ari buri wese uzashaka ngo abone, oya. Ahubwo ntabwo ari buri wese uzasaba ngo ahabwe, keretse
uri muri Kristo ndetse n'amagambo ye akaba ari muri we, uwo nguwo niwe uzasaba, uwo niwe uzakomanga agakingurirwa kandi akumva. Bene data, dukwiriye kwera imbuto Kristo adushakaho, dukwiye kumukomeraho, kandi byatuma rwose tutaba kuri we, tutamukomeraho. Ibyo ngibyo tubyirinde, ibyo ngibyo tubitere umugongo. Nta bundi buryo bwo kubireka, nta bundi buryo bwo kubitera umugongo usibye kwizera, tugasenga, tugasaba Imana ikaduha imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka rero dusenge kubwira ijambo ry'Imana twumvise, dukomeze gukomera ku mwami wacu. Turagushimiye Mana, urakoze cyane, twumvise ijambo ryawe ryiza ko turi amashami y'umuzabibu, kandi uwo muzabibu akaba ari Kristo. Ushimwe cyane kubwira ijambo tumenyesheje, icyubahiro ni icyawe. Ndakwinginze cyane ngusaba ngo tubabarire, utweze, utuboneze mu izina rya Yesu, udushyigikire nyagwara ku ngoma, ugendane natwe muri byose, uduhe gukomera kuri Kristo, uduhe gukomeza amagambo yakaba muri twebwe, kandi Kristo nyiringabo ugendane natwe muri byose. Bigusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.